abagenzi bacu mu izina ryacu twebwe bari hano n'irya bagenzi bacu badutumye yuko twishimiye kongera kwisanga hano. Uyu munsi twawise ES Kabirizi Garuka Ushime Annual Celebration Day 2025. Iyo tuvuga ngo Garuka Ushime turashima byinshi, ariko uyu munsi turagaruka cyane bifite aho bihuriye n'ubuzima bwacu muri iki kigo. Turashima ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika Paul Kagame bwashyizeho kandi bwatanze amahirwe yo kwiga ku bantu bose natwe tukisangamo. Turashima ikigo cyacu cya ES Kabirizi cyagize uruhare mu myigire yacu ndetse kigira n'uruhare mu kuba abo turiho uyu munsi. Ibyo bihamya kandi biduha inshingano zo kumva ko dufitanye igihango n'igihugu kandi dufitanye igihango n'ikigo cyacu. Niyo mpamvu uyu munsi twaje kubareba. Garuka Ushime iheruka yabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2023. Twagombaga kuza kubera ko ari ngarukamwaka mu mwaka w'2024 ntibyakunda kubera ko byabonanye n'igikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'inteko nshinga amategeko, ariko bikomeza ko ku mitima yacu yuko uyu mwaka igikorwa kizaba none cyabaye umunsi. Nimumfashe mwongere mushimire aba bagenzi banyu babigizemo uruhare kugira ngo bikunde. Bavandimwe banyeshuri, nshuti zacu, turabakunda. Aba bagabo n'aba bagore, aba basore ndetse n'inkumi abari hano n'abatari kubera inshingano bigize kuba kubana namwe, kandi Rusi na Chelsea ni igihamya cy'uko bishoboka. Bigize kuba bangana namwe, intebe mwigamo mwicaraho bazicayeho, amashuri mwigiramo twayigiyemo twabonye atarahindutse, dortoir muraramo twazirayeho, ibitanda muraraho ntamwe ko hari ibikino twaragaho cyangwa biba byarahindutse, ariko ubuzima burasa. Imbeho ibica mu gitondo mubyuka mwiganyira natwe yaratwishe. Iri zuba muri kubona hano hanze byaratwishe. Hari umuyaga wajya gutukana hepfo mu gitondo niba twarajyanye n'abasimbizi natwe uradukubitaga. Ndetse ndibuka ko mu mateka Dani bazarahari umuyaga ugize gusenya ikigo. Ni muwe mwaka ati 2007-2008 n'ibeshye wigize gusenya ikigo. Abanyeshuri bahigaga bakarara mu mashuri atarasenyutse. Urumva nyine ubuzima bwari bugoye. Aho yavuye ko yakuvuma Felicien Gasereya ubwo buzima twabayemo. Uyu munsi naganira directeur ambwira yuko bitakibaho. Urumva ko ikigo kiri kuva mu bwiza kijya mu bundi. Rero bavandimwe banyeshuri, twari kubabwira ngo birashoboka, sibyo? Birashoboka. Ntawe urata inkongoro mu kinyarwanda ko bavuga, ahubwo arata uwo yareze cyangwa uwayinywereyeho. Aba bose bari hano n'abandi bari hanze ni igihamya cy'uko bishoboka, sibyo? Sibyo? Nibyo ubwo mbyemera ko ari byo, ubwo ngubwo nibyo. Rero hari impanuro umukuru w'igihugu ugize guha abasiporutifu abigize mu rurimi rw'icyongereza bavuga ngo you can't keep winning unless you maintain discipline. Ibyo byose bishoboka
ariko wa maintenance discipline ari nacyo Felicien Dr. Felicien yakomeje gukomozaho mu ijambo ryiza amaze kutubwira. Rero twifuza yuko umwaka utaha ndetse n'imyaka izayikurikira muzajya muza muri ihuriro kuko ni ibyanyu, muzaza mubisange namwe hari ibintu mufite byo gusangiza abakunda banyu bazabakurikira, sibyo? bari bimereye ubu n'amasezerano dusinyanye yuko muzirinda rya jambo byerekeye yavuze yuko tutagomba kwemera, kandi birashoboka dushingiye ku buhamya ndetse n'ibyo twabonesheje amaso. Rero mu nyemerezo z'ijambo ryanjye nongera kubashimira ikaze mwaduhaye ko mwatwakiriye.